n'ibiro napimaga ntabwo nemeraga ko narwara cyangwa ngo indwara impangare. Wari ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro 93. 93. Ubu aho ukirukiye ufite bingahe? Nkimara gukiruka nakirutse narwaye ibyumweru 2 gusa byonyine muri ibyo biro 93 mba nsigaranye ibiro 65. Nyuma yaho baga ndyamye nko mu ntebe nkabona nyine abadayimoni barimo baracukura nimva kandi bagiye kunshyiramo. Ngeho ubwanjye nkabibona ariko nkaba ntabikubwira ngo byemere bitewe n'ibyo nabonaga. Waba utihari nkajya nkabona turi kuza tugusimbuka tugusiga amaraso nyine ibintu by'ibinyama. Ngewe ndashima Imana mbega yankuyeho. Abakunzi bacu turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu nashimwe. Turashima Imana ihoraho kuko gira neza kandi ikora imirimo n'ibitangaza. Turinda mu minsi yose. Turagarutse rero ni Karosi ugarutse. Turashimira Imana igira neza kuko yagiye twitaho itugira neza iturinda mu bikomeye byinshi muri iki gihe gikomeye, gihe gihangayikishije isi, gihe cya coronavirus. Turasaba Imana mbere ya byose kugira ngo inafashe uwo ari we wese ufite ikibazo cya corona, Imana imukize. Turavuga abarwaye n'abantu batarwaye, Imana nabo ibarinde mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero mwabonye twagarutse imbere ya kamera, murabona umubyeyi nanone ubushize yari yatanze igice cya mbere cy'ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, muramubona. Ndagira ngo rero wenda abataramumenye cyangwa batarumvise igice cya mbere yongere yivuge. Witwa nde? Nitwa Mahoro Eugenie, nkaba ndi umubyeyi, ndi umumama w'abana 2 n'umugabo umwe. Yitwa Mahoro, akaba ari umumama n'umugabo. Babyaranye abana bangahe? 2. Babyaranye abana 2. Mahoro, bushize wari watubwiye byinshi ku buhamya bw'uko wabaye umukinnyi, Imana ndetse ikakurindira muri aho, uvuga unagira inama abantu bakora uriya bakina umupira. Uravuga ngo icyabakiza nuko babireka. Utubwira ko impamvu babireka ari uko wari warahindutse umuhungu. Wari warahindutse umuhungu. Imana ishimwe. None rero Mahoro, turagarutse. Wari wavuze ko kino gice kindi uri butange abantu bari bumvise wakijijwe. Ndagira ngo duciremo makeya uko wakijijwe, gatoya tubwire urugendo rwo gukizwa bwawe. Njyewe nitangira gukizwa nyine nagiye muri ADPR, ariko nkakunda kujya mu cyumba cyo kwa gatatu cy'Inyarugenge gusengayo, nkumva biramfashije, nkumva ni na byiza. Nkajya nkunda kujyayo cyane, buri wa gatatu sinasibagayo, ariko nari ntarabatizwa. Maze kubatizwa nibwo nagiye muri groupe abacuzi nyine nkomereza aho ngaho nyine baramfasha, nuko niga gukorera Imana gutyo. Mahoro, umaze kwakira agakiza, tubushize twe twakubaje dukeya duke. Wakiriye agakiza, twe twakubaje itandukaniro ry'uko wari umeze uri umupagani cyangwa se uri umusitari. Kuko waba umusitari, kuko wabaye n'umuntu n'umuntu toza wa ekipe. Umaze gukizwa, ni iki wahuye nacyo cyagutushije mu mutima? Maze gukizwa bwo nahuye n'ibigeragezo nyine. Nahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi ariko nza gukira. Mahoro, muri ubwo uburwayi turagira ngo ducire muri make ubwo burwayi uko bwatangiye, kuko muri aba bantu barashaka kumenya uburwayi bwawe. Wari urwaye iki? Eske byatangiye gute kugira ngo urware? Ko hari abantu benshi bazi yuko abanyamasengesho batarwara. Kurwara urarwara. Ukuntu byatangiye rero, natangiye numva ameze nk'umuntu uhinda umuriro,
ariko sinabyitaho cyane, ariko nari maze kumenya abacuzi, kuko niyo ntaza kubagira abacuzi ngo bansengere, wenda uyu munsi wa none simba nyiriho, wenda ni nayo nzira Imana wenda yakoresheje kugira ngo abacuzi bansengere nkiri. Mahoro, turatangira. Mbere y'uko urwara ntacyo wari ubiziho? Oya, mbere y'uko ndwara nta kintu nari mbiziho ko nzarwara, kuko bitewe n'ukuntu nanganaga n'ubunini nari mfite n'ibiro napimaga, ntabwo nemeraga ko narwara cyangwa ngo indwara impangare. Wari ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro 93. 93. Ubu aho ukirukiye ufite bingahe? Nkimara gukiruka nakirutse narwaye ibyumweru 2 gusa byonyine, muri ibyo biro 93 mba nsigaranye ibiro 65. Nyuma yaho ubu ngubu nibwo ndi kugenda ngarura ubuzima kuva nakira, ubu ngubu ngeze muri 78. Ariko ntibirongera gusubira muri 90 na bingahe? Oya, ntabwo birasubiramo, ariko mfite icyizere ko nzasubirayo. Mahoro, mu bintu nzi nuko mbere y'uko urwara, bite nuko warwanyaga shitani, ari akantu yabanje aho shitani yarampize nyine, bitewe n'imbaraga n'umuhate n'umurava nari mfite wo kumenya Imana, no kugira ngo numve ko nyine nanjye Imana yazamenya nkumva. Ariko njyewe rimwe nibwo twahoraga dukora uburinzi mu materaniro, nza gufata Bibiliya nyine, twahagararaga mu materaniro tuzenguruka nyine kubw'umutekano wacu nyine, wenda kwabaga twaburiwe. Noneho mpagarara iruhande rw'umurozi mu materaniro, arambwira ati ukijijwe n'iyo Bibiliya ufite. Mpita numva ko rero Bibiliya ifite agaciro kanini cyane cyane, kuko nanarwara najyaga nyishyira ku mutwe nkabona nasinzira. Bivuga ngo umurozi yari ari mu materaniro. Undi rero bene data, hari igihe tuba twumva yuko aho mu materaniro iwacu nta muntu ushobora kurogwa, ariko aho abana b'Imana bateraniye n'abasatani bajya baza bagaterana nabo. Bivuga ngo uyu Mahoro mbere y'uko arwara gifite bya biro 92 yavuze, yari ari mu materaniro yumva, cyangwa se umurozi aramubwira ngo iyo ataza kuba afite Bibiliya ngo bari kurebana. Bivuze iki? Mahoro, ubaye umunsi ndagira ngo ubwire aba bantu, uwo murozi yari igiki? Yari umugore, yari umugabo, yari igiki? Uwo murozi yari umugore. Nta nubwo narenzi ko mu materaniro hazamo abarozi, ariko njyewe ubwanjye twaravuganye amaso ku maso. Arambwira ati nkijijwe n'iyo Bibiliya nza kuba ntayifite ngo abanyeretse ngo ko ngo ndimo ndamwotsa. Mpita numva ko rero Bibiliya ifite agaciro kanini cyane ku badayimoni. Bibiliya iratwika abadayimoni. Icyo cyo nicyo nabonye, kuko nanjye muri uko kurwara nyuma y'aho ngaho ndwara, iyo nayishyiraga ku mutwe ngiye kuryama nyine ku musego, nibwo nasinziraga, ubundi sinajyaga nsinzira. Imana ishimwe. Mahoro, abantu bose bibaza ngo ni mu ruhe rusengero? ADPR cya hafi. Hari mu bacuzi? Hari mu bacuzi. Impamvu mbivuze nuko abantu benshi tujya tubabwira yuko hari urugamba rukomeye twarwanaga rw'abarozi, ariko hari ababihamya nkamwe. Mahoro, nibuka ko wari urembye wendaga gupfa, urwaye muri buriya burwayi, icyo wizeraga ni iki? Ni ukubaho cyangwa ni ugupfa? Nizeraga kubaho, gukira. Kuko ahubwo wibyita kubona ko nari ndi mu bapfa, ahubwo ngewe narapfuye, ndongera ngaruka mu mubiri, ndagaruka ku isi. Mahoro, ndabyibuka nza kukureba, ndumugabo wo kubihamya, nasanze uri umurambo, ku buryo wari uryamye, wari wapfuye. Mahoro, hari ibyiringiro byagarutse gute kugira ngo Imana igukure muri rwa rupfu? Ibyiringiro byagarutse mbere nkibona abacuzi bwa mbere na mbere, kandi nzi yuko perezida wacu ariwe waje mu ba mbere baza kunsengera,
uko nari nunzwe no gukanura gusa, sinaryaga, sinavugaga, ariko noneho muri uko kutavuga no gukanura gusa ariko gukora kwanjye niho naboneragamo byinshi kandi bibi. Umuntu uvuga ko abadayimoni batabaho, babaho. Njye narababonye n'amaso yanjye, ndababona. Maho kiragiye wari utavuga, wabonaga ibiki? Njyewe ikintu cya mbere nabonaga abadayimoni, nkabona nyine nk'ikintu kiraje kirimo uko nakanuraga nyine narebaga gutya, nkabona hari ibiri gusimbuka ku ntebe birya ibinyama bijejeta amaraso, ibindi bikaza bikakwihanagurizaho iyo wabaga utasenze neza nyine wihannye. Mbese nabonye ibintu biteye ubwoba, ariko ngiye mu bantu bahamya ko abadayimoni babaho. Urazi impamvu bivuga? Uko kiragiye wari uri mu rupfu. Impamvu Mahoro, uhereye muri buriya burwayi wari urwaye, ni iki wabwira nk'umuntu upinga ko abadayimoni babaho? Ikintu nabwira umuntu upinga ko abadayimoni batabaho, ahubwo ajya asenga cyane batazamwataka. Impamvu Mahoro, aba bantu, hari abantu bajya mu bapfumu bakavuga bati wenda amahoro yacu yava mu bapfumu, wabagira nama ki? Inama nabagira, umupfumu wa mbere ni Yesu Kristo, kuko nta wundi muntu wagukiza abadayimoni uretse Imana yonyine. Nanjye narabibonye cyagiye wari urembye, ndibuka ko nagusanze wenda gupfa, gusa twumva ko hari ibyo Imana yagiye ikora, ndetse mu bitangaza byinshi twagiye tubona, turibuka yuko twasize uko twagusize atari ko twagusanze. Ubwo rero bivuga ngo Imana ifite icyo yari igambiriye muri biki. Imana yagiye yerekana ukuboko kwayo, turashima Imana. Mahoro, muri buriya burwayi nk'umubyeyi wari ufite, harya wari ufite umwana umwe, ntabwo wari utwite? Kiriya gihe muri uriya mwana wari ufite, wumvaga utekereza icyo uramutse upfuye wenda ntibikabeho usize uriya mwana, ni iki cyari kikubabaje mu byo ugiye gusiga? Ikintu cyari kimbabaje n'umwana wanjye nari ngiye gusiga nareze kandi ari mutoya, ariko nyine ndashima Imana yankuye mu rupfu, ikangarura mu buzima, ongera nkaba umuntu. Ubu nibwo nongeye kuba umuntu, kuko nari meze nk'umuzimu nanjye, kuko nabaga ndyamye nko mu ntebe nkabona nyine abadayimoni barimo baracukura n'imva kandi bagiye kunshyiramo. Njyewe ubwanjye nkabibona, ariko nkaba ntabikubwira ngo ubyemere bitewe n'ibyo nabonaga. Waba utihari nkajya nkabona turi kuza tugusimbuka, tugusiga amaraso, nyine ibintu by'ibinyama. Njyewe ndashima Imana mbega yankuye aho. Mahoro, hari icyo hanze kutubwira? Umuntu atihannye cyagiye twagusuraga uri muri ruriya rupfu, bivuga ngo umuntu utihannye neza abonaga b'abadayimoni barya za nyama, barangiza bagahita bazisimbukira bakamusiga amaraso. Uwabaga atihannye ngo yiyeze ibyaha yihane neza, akaba aje ngo kunsengera, kandi njyewe nari mfite abadayimoni narabibonaga. Barazaga bamaraga kurya ibinyama, kuko ku bikuta hose narabonaga basimbagurika, mu ntebe baza bagasimbagurika, bakaza bagahera ku birenge bakwihanagurizaho mpaka mu mutwe. Bivuga ngo rero kwihana ibyaha cyangwa kujya gusengera umuntu utihana, wowe ni wowe ufite akaga, kuko ya myaka yose n'abadayimoni bose niwe bazaho, noneho ukabatahana kandi wowe utabizi. Mahoro, kiriya gihe ko nibuka ko wasengewe na benshi, kiriya gihe hari bamwe bazaga kugusengera, ko tunazara abo twasanze tuhavuye wenda ntitukubaza ngo itandukaniro ryabonetse, kuko twasanze utavuga ariko twasize urya unavuga. Dore ubwo Mahoro, ni iki wakwizeza umuntu urembye umeze nk'uko wari umeze? Ikintu nakwizeza umuntu, kwizera.
ukizera byonyine ko bishoboka ko aho hantu uri ushobora kuhava. Ngewe ikintu cyatumye nkira ni umuhate nagiraga, naremeraga nkava ku Gisozi nkaza gusenga mu gitondo saa 11 nabaga nageze hano Kimisagara, naje gusenga mu gitondo kandi ngenda ndandabirana nkazajya ngenda nkabona simbona neza. Impamvu ngewe nakize nuko nagize umuhate wo kuza mu bacuzi inshuro nyinshi cyane, nkumva mfite umuhate nkabwira umugabo nintegera moto ngende gusenga, akabimfashamo akantegera. Nyine umumotari umugabo akaba yamubwiye ahansiga nkava kuri moto, ariko nanjye mbizi neza aho ngiye. Iyo ntaza kugira umuhate muri ngewe wo gusenga cyangwa nzi aho basenga, simba narakize. Mahoro, kubera ko kiriya gihe nanjye narabibonaga mu buryo bumwe na bumwe, kuko ariko gihe icyo nizeraga nuko twasengeye n'abapfuye barenze uko wari umeze, Imana irabazura. Hari abenshi batizera ko umuntu yaba arwaye umuntu akamusengera agakira. Ni iki wababwira? Ikintu nabwira, wenda nk'umuntu waba ufite umurwayi yijenjeka cyangwa nkamurebe yumve kamugiriye impuhwe, ntago wagirira impuhwe dayimoni. Iyo ugirira impuhwe dayimoni nawe abaho ngaho nyine agatura. Ikintu inama ya mbere nakugira, wowe muntu ufite umuntu urwaye ubona ko ari abadayimoni arwaye, wimugirire impuhwe, ahubwo tokesha, ufate Bibiliya utokeshe. Kandi noneho uretse ko ubu ngubu turi mu bihe bikomeye bya korona, utabona ahantu ujya gusenga cyangwa ujyana n'umurwayi wawe bamusengere, ariko wowe hagarara ushikame wumve ufite imbaraga. Kuko ikintu cyatumye dayimoni akunda guhunga kumpunga, na n'uyu munsi nta nubwo ashobora kungaruka iruhande. Kubera iki? Kwizera mfite n'umuhate nagize kugira ngo amvemo ahunge. Mu by'ukuri ikintu nakugiraho inama, ahubwo we musengera wumva wizeye yuko umuntu wawe wowe ugomba guhagarara mu mbaraga ugasengera umuntu wawe akandi agakira. Mbere narinzi yuko nazongera no kubyara, ariko uyu munsi wa none narabyaye, mfite undi mwana wa kabiri nabyaye. Ariko mu by'ukuri abarozi bo bari bavuze ko nazongera kubyara, barampekesheje ikintu kimeze nk'inyanja mu mugongo, hahoramo ubukonje, nifubika ikuvure rikomanywa y'ihangu saa 6, imporane mbeho nkazajya numva mbese ni uri nko ku nkombe z'ikiyaga, hahora ari nk'inyanja, wumva ihora itembera mu mugongo, numva ihora itembera. Nkazajya mvugana, ariko Mana, ibindi byose byarakiza, numva nta n'ikindi kibazo nsigaranye, ariko nsigarana ikibazo cyo mu mugongo, hahoramo ubukonje, harabaye nka pararize neza ku buryo niyo wari gufata ikintu ugakatana nta kintu nari kumva. Ariko ubu numva Mana, ndavugana Imana wazambabare ukankiza iki kintu gihora gihuhera mu mugongo, numva ari amazi yariyo yituriyemo, hahora haserera. Ndavugana Imana wazankijije iki kintu, uyu mugongo ubundi buzongera guheka umwana. Ariko aze Mana, ntabarozi ntago bakurusha imbaraga. Ngewe rero niyo nsenga wenda numva nifitiye n'ibibazo ndategeka, kuko iyo dutegetse Imana irumva ntago, ariko na utegeka bitewe n'impamvu. Ngiye naravuze ni Imana, ntago abarozi bakurusha imbaraga, mbabarira unkize iki kintu, noneho dusebye abarozi wituma n'umwana nge muheka. Irangije Imana yo kabyarira bikora, kiragenda. Noneho wa mugongo wari uhetse inyanja rero y'amazi, hahoramo umuhengeri mu mugongo, none uburaheka umwana kandi nzabyara n'abandi. Ndabishimira Imana, mbega ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane kuruta ibi bizaza cyangwa nibyo turimo ubu ngubu. Mahoro, ndumva mu bantu Imana aragiye kugira neza muri byinshi,
ko warwaye mu gihe kibi, urwara mu gihe n'umubyeyi wawe yari arwaye. Ni ukuvuga ngo icyo twabwira abantu bari gukurikira iki kiganiro, Mahoro ni igihamya kigaragara ko Imana ikora, kuko uyu munsi Mahoro yari yapfuye ntabwo yari ariho, yari afite uburwayi bukomeye. Tubihamiriza abantu tubabwira ko nawe urembye uyu munsi uri kureba iki kiganiro, mbega wumva byanze, twagutangariza ko Imana ikora. Mahoro, wari uri mu gihe kibi, urembye, na dadi arwaye, ndetse na mama. Harya ni na mama na papa wabanje kurwara ninde? Mama niwe wabanje. Habanje mama ararwara, ari nabwo Mahoro nawe yahise arwara. Mahoro ndabyibuka tuza gusengera mama hariya Nyamirambo mu Gatare, ameze nabi nawe yenda gupfa, atabasha no kugenda. Icyo gihe wari ukiri muzima? Nari ndi muzima, ahubwo uwo munsi nibwo navuyeyo mbabwira ndi kumva akabeho kanyishe, ntumenya ngiye kurwara malariya, kandi mu buzima bwanjye nabaho sindarwara malariya. Nuko byatangiye mbega. Ndumva aribwo nabahise bambwira ngo wenda gupfa. Mahoro rero, buriya igifatika twabwira aba bantu barimo bakurikirana kino kiganiro, ni uko akenshi Imana iguteza indwara cyangwa se yemera ko abadayimoni bakugeraho, ariko ushaka imbaraga kugira ngo usenge. Nk'uko yababwiye mukizwe, cyane icya mbere. Kabiri ni ukwizera ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Mahoro, uyu munsi urashima Imana iki? Ikintu cya mbere nshimira Imana ni uko uyu munsi nyiriho. Impamvu mvuze ko nshimira Imana uyu munsi nkiriho, ni uko uyu munsi wa none simba nkiriho, simba nkibukwa, ariko ndashimira Imana. Ikindi nshimira Imana ni uko Imana yamfashije igakoza isoni abarozi, uyu munsi wa none nkaba metse undi mwana. Ndashimira Imana. Ikindi kintu nshimira Imana, Imana yashinze gurupe abacuzi, ikaduha na perezida wacu Karozi. Nubwo ari umuvandimwe, ariko ndabishimira Imana kuko yarakoze pe. N'ibindi byinshi igenda ikora, izanakora, ndayishimira aho igejeje. Imana ishimwe. Mahoro, natwe turayishimiye kuba uriho uhagaze uri muzima. Nanjye mbishimira Imana kuba mbona warabyaye uriya mwana. Wabwira iki? Wenda nanjye ndashima Imana ku ibyo. Ikindi ndashima Imana ko wakomeye mu bibazo byinshi wagiye uhura nabyo, byari bifite kugukura mu gakiza no mu Mana. Mahoro, aba bantu, hari abantu benshi bagiye bagira ihungabana ryo mu miryango, babura amahoro ndetse no kwizera, bumva n'ubuzima bwarabarangiranye, bumva nta n'agaciro bagifite. Uyu munsi nakuzanye kugira ngo ube igihamya, kuko mu gihe wari urwaye, mu gihe byari bikomeye, mu gihe wakirutse umubyeyi wawe, papa wawe amaze gupfa. Mahoro, uyu muntu nawe umerewe uri mu gihe nk'icyo wari urimo, wamubwira iki? Ikintu nabwira umuntu uri mu gihe nk'icyo nari ndimo uyu munsi wa none ni ukwihangana, kuko hari ikintu cya mbere kimbabaza. Ikintu cya mbere kimbabaza ni uko muri ubwo burwayi bwanjye, noneho ntibyanatinze, nari maze nk'ibyumweru 2 ndwaye, aribwo data yapfaga. Ariko ikintu cya mbere kimbabaza ni uko iwe yapfuye abizi neza ko ngiye kuba umusazi, ariko ndashimira Imana ko ntigeze mba umusazi. Kandi nkashimira Imana yuko nabyaye, nubwo umwana nabyaye atamuzi, ariko noneho narabyaye.
ndabishimira Imana. Ariko ikintu nabwira umuntu wumva uri kureba, yizera Imana yonyine, ahame hamwe uko Imana niyo ishobora byose. Intambara zibaho zikabaho, ibibazo bikaba byinshi, bigerageje bikaba byinshi, ariko Imana yonyine niyo iba ifite finale. Mahoro ati Imana yonyine niyo iba ifite finale mu buzima bwawe, nubwo urana byinshi, ubu Imana ifite finale y'ibyo uzanyuramo n'ibyo uri gucamo byinshi, kandi ibi byinshi unyuramo nibwo buzima, ni nako guhamya, kuko igituma duhamya Yesu nuko tuba twaramubonye. Uyu munsi twamuzanye ahangaha kuko ni umuvandimwe mu ruhande rumwe, ariko wanyuze mu bikomeye. Impamvu mbihamya nuko nzi byinshi cyane twagiye tubona anyuramo, kandi akihangana muri byo, kuko biragoye wa muvandimwe kugira ngo ube wapfusha umubyeyi ukirutse mu gihe mama we yari arembye ameze nabi, yenda gupfa no kugenda bidashoboka, yarabaye nk'ishusho. Nicyo gihe Mahoro na papa we nawe yahise afatwa, nawe amera gutyo, bari barwaye ari abantu batatu. Cyakora abo twashoboye gusengera, kuko jye nari ndi i Kigali, nasengeye mama we yendaga gupfa, arakira, ndetse n'Amahoro nawe nibuka ko nahise ngusengera urakira. Ndabyibuka nzaho ko aho wari uri, ntabwo turata ibyo twakoze, ahubwo turarata Imana yabikoze. Ndabyibuka nsanga Amahoro aryamye, naramurebye ntekereje, nibuka ibiro 90 yari afite birenga, yari munini cyane birenze, kandi ari muremure. Murebye nsanga naho yaryamaga, yari aryamye, wari kugira ngo nta n'urubaho ruharyamye. Ariko turashimira data ko Uwiteka, kuko niwe wahise akora ibikomeye aramukiza. Mu gihe yagakize, nkagiye atarakira neza, nibwo twagiye twumva ngo dadi we arapfuye hari i Butare. Mahoro, wahise ukomera. Ndumva ari nacyo gihe wahise uza muri gurupe. Ahubwo papa yapfuye uwo munsi nandaye nyine mu gitondo muri gurupe, dufite amasengesho y'iminsi 2. Twari dufite amasengesho y'iminsi 2, uwo wari umunsi wa kabiri. Uwo wari umunsi wa mbere, ahubwo umunsi wa kabiri nge sinayarangije, nahise njya gushyingura papa. Ariko nyine bitewe n'uburwayi nari mfite nuko nari meze, ntago nigeze ndira. Ngewe nahise mbyakira nyine, mpita numva yuko nyine ari ibintu bizatubaho twese, ari naho tugomba kunyura. Sinarira mu by'ukuri, sinigeze ndira data apfa. Ariko tugarutse nanone, ngewe hari akantu nagira inama nk'abantu, nk'umuntu ufite umurwayi ufite abadayimoni. Muvandimwe, iyo umuntu yuba ufite ibibazo, ubona abajyanama benshi. Ngewe baraje barambwira uti, baraje babibwira umugabo ngo hari umuntu ngo uvura, ngo akanagusengera, ariko ngo akaguha n'umuti. Banjyanyeyo kuri uwo muntu, bwa mbere na mbere nyifatwa, banjyanayo, ariko mpita ndambwira musaza wanjye twari kumwe, ndamubwira nti se akenge kaje nyine, ndamubwira nti se nta n'umunjyanye mwampaye amafaranga nkajya kuyirira nkayiyondozamo, ko abacuzi bazansengera ngakira, mundi nkazanashimbamo n'Imana. Musaza wanjye arambwira ati ndaza kuyakwihera. Tuhageze umugore, ariko barabashuka, uburozi buvura ubundi. Hari n'igihe baguha umuti wibwiye ko baguhaye umuti, ariko hari ibindi noneho byongera ibyo wari ufite, bikiyoberanya. Ariko uwo munsi twaragiye, ubwanjye nanze kwinjira no mu marembo yo k'uwo muntu. Ndababwira nti bagiye kunshyiriramo ibindi, sindi buhinjire. Bahita bongera banyinjiza mu modoka, barongera baranahana. Niko noneho nibwo abacuzi bahise babimenya neza, noneho niko gutangira kuza kunsengera. N'abandi bakaza ntanazi,
ariko nyine abacuzi baza nkabona nibwo numva mpumetse, nyine nkumva nibwo amahoro atangiye kuza, ariko nkareba ariko simvuga. Ariko inama nagira umuntu uwo ari we wese ni ukutizera ba muntu uzi ukubwira ngo hari umuntu runaka nzi uvura akanasenga, barakubeshya, ahubwo niwe murozi wa mbere. Bene data, nshuti z'umusaraba, ibi tuvuga turabihamya kandi turabihamya nk'ababizi. Ntabwo uburozi bukizwa n'ubundi, ahubwo kwizera Yesu byonyine nibyo bituma umuntu akira. Wakwibaza ngo ese kuki abatubanjirije bakoraga guterekera ndetse no kubandwa n'ibindi, ariko ibyo byose byaterwaga n'ibihe barimo. Uyu munsi twamenye Yesu, tumenya ko Yesu akuraho ibyaha, tumenya ko Yesu urabizi ko ntari kugusengera. Ndabizi. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo hari igihe umuntu agwamagara afite umugambi wo kujya mu bapfumu, cyangwa se yaravuyeyo agira ngo ajijishe yumve icyo abapfumu bamubwiye n'ikimana amubwiye. Nushaka gukira no kuba neza, wimere utyo, ahubwo izera Imana. Niba wizeye Imana, yizere, kandi niba bikunaniye jya mu bapfumu. Hari ugeze kumamagara arambwira ngo mvise Sarongo ngo avura, ngo reka ngo nzaze njyeyo. Ndamubwira nti mu buzima bubaho, niba uzi ko umuzimu akiza umuzima, uzagende, kuko uyu munsi ntabwo twebwe twica umwijima, ntukiza undi mwijima, ahubwo umucyo niwe ubasha gusenyura umwijima, umucyo ukagaragara. Mahoro, wabwira iki muri wenda tugisoza iki gice cya kabiri, ko tuzagirana n'igice cya gatatu tugira inama abantu, natubwira ubuzima bwo kubyara, kuko aho ngaho twari mu buzima bwo gukizwa n'igihe abarozi bakurogaga ukenda gupfa, ndetse no ku rupfu rw'umubyeyi wawe. Mahoro, ni iki wabwira umuntu mbega urimo ureba ukurikiranye ikiganiro mu buzima wenda bwo kuba mu imiryango idakijijwe? Kuko ntabwo twakomye ku miryango, ariko hari ibikomeye byinshi twagiye duhura nabyo mu buryo bumwe na bumwe. Ni iki wabwira umuntu uri mu muryango babandwa cyangwa bagaterekera, mbega we akaba ashaka kwakira Yesu? Ni iki wamubwira? Ni iyihe nama wamugira? Ndetse urahita ugira inama n'umubyeyi cyangwa se umugore uremerewe n'uburwayi, nawe warozwe cyangwa se wumva mu mugongo bitameze, mu mpanda byibuka ugeze ku mwango, musaza wanjye sengera umugongo wanjye uri mu iyo nyanja, ndashima Imana ko wahisukira. None ni iki wabwira aba bantu bameze gutyo, mbega bari muri iyo miryango? Icya mbere nabanza kubwira uwo muntu uri mu muryango udakijijwe baterekera bagira ute, ariko wumva wifuza gukizwa, mbere na mbere izere ko Imana ishobora byose. Icya kabiri, izere yuko nta zindi mbaraga ziri hejuru y'iz'Imana, nta zibaho, nta n'izizaboneka. Ikindi nabwira uwo mubyeyi ufite uburwayi nk'ubwo, ni ukwizera, akumva yuko byose bushoboka. Uyu munsi urababara, ejo ukishima, nibwo buzima turimo. Ariko nyine mu kwihangana, ihangane wowe ujye usunikiriza, usanga nk'umuntu usenga. Niyo nama nakugira, kuko kurushaho kugira imbaraga usanga umuntu usenga, niko gukira kwawe. Nicyo nababwira, gusa Imana iborohereze. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu, kuko uyu munsi tubaho kubera Imana. Mahoro, tubaho kubera Imana. Kandi ikindi, kuba ubona ugenda bikemera, ugatwara imodoka bikemera, ukagenda mbega wumva ubuzima buri sawa, menya neza cyane ko hari undi uri mu bitaro kwa muganga umerewe nabi. Ndetse niba wariye ukabona urahaze, shima Imana yatumye iguha ibyo, ukabona biroro, mbega ubuzima bwe burakomeje. Niba uri umusore ubona ufite ibigango, menya neza cyane ko hari umusore wakurushaga ibigango, ariko uyu munsi uriryamye ahandi hantu, mbega yumva nifuza no kuba yaturizwa n'umubiri gato.
waba umukobwa, ibuka ko hari abakobwa beza bakurutaga, banakurushaga ubwiza n'ineza, cyangwa se twumvise ubuhamya bw'amahoro, cyangwa se atubwira uburyo ki yari afite ibiro 93 93 byamanutse mu cyumweru kimwe gusa. Mahoro aba umurambo, yari yapfuye, nawe byamubayeho atabitekereje. Wibuke ko nawe yari umwe muri abo bagore bangana gutya, ariko ubu turashima Imana ko arimo yongera kubyibuha, ageze ibiro 70. Rero icyo twagira ngo tuvuge ni ubuzima. Umubiri uteza ibibazo utateguje, kandi ikindi twamenye neza cyane ko isi iragushuka itazagukura mu buzima bubi ngo gushyire mu byiza, ahubwo ikujyana mu buzima, ikwereka ubuzima bwiza bugushuka kujya mu byaha. Urumva ko ibyo rero usabwa kwakira Yesu, niyo nama twaguha, kwakira Yesu ndetse ukanamwemera, ikindi ukizera izina rye, ukugira ngo nawe urokoke nk'uko Mahoro yarokotse. Mahoro, ndagira ngo mbega muri ubwo buzima nk'uko wakize ukakira no marozi, wari warozwe n'uramurozi yarasebye, ari mu rusengero yari yaje gusenga, ariko Imana iragukiza. Nanjye muri mu muhate nagize nza kugusengera, nuko namenye neza cyane ko uramurozi yari yakubwiye ngo arakugirira nabi. Niyo cyo cyane ishyaka ryo kuza kugusengera. Mahoro, turashima Imana yagukijije. Ugiye gusengera umuntu urembye nawe umeze nkawe, mu ntege nke ufite, nako mu mbaraga ufite, nta ntege nke ufite, kuko Yesu yaratubwiye ngo tuzakora n'ibitangaza mbega watigeze cyangwa mu byo yasigaje atakoze, ngo nitwizera tuzabikora. Bivuga ngo uyu muntu agiye kwizeraho nawe umusengere. Mu masengesho dufite tuzi ko Yesu yatugiriye neza, turi abacuzi. Nimwumva abacuzi, hari icyo Imana yatugiriyemo neza, iduhaye gusenga ndetse no gucyaha, iduha no gukiza uko ibishaka. Reka rero Mahoro usengera aba bantu. Narasenga, hari ikintu nabanza kugira inama abanyarwandakazi n'abanyarwanda. Inama nagera umuntu ufite umubiri, ufite ubuzima buzima, ajya ashimira Imana. Umuntu ufite umubiri ajya ashimira Imana, yoye kuwiratana ahubwo ashima Imana. Kuko muvandimwe ufite umubiri, wumva ufite ubuzima, ugenda bikemera, ukarya bikemera, ukajya kuri tuwarete bikemera, hari abo biba byanze. Ibyo byose mvuze si uko we hari icyo waguriye Imana. Menya yuko ari ubuntu bwayo iba yagutije uwo munsi wa none. Ushima Imana. Umubiri nubuza, njyewe uwanjye wahungutse mu byumweru 2, ntago nari nzi ko nakongera kumera nk'akana. Ariko wowe wumva ufite ubuzima buzima, wumva uri muzima, ujye uhereza Imana icyubahiro. Mu gitondo nubyuka uvuga ati Imana ushimwe, kuko ntiwiratana umubiri. Inshuti yanjye, umubiri nubusa. Nicyo nabagiraho inama. Gusa Imana ikomeze ibarinde. Turagushimiye uri Data wa twese mwiza, izina ryawe niryubahwe, uri Data wa twese. Ubwami bwawe nibuze buganze kuri ino si, nyakubahwe Imana. Ngwino urengere abanyarwanda, ngwino urengere isi muri rusange. Uwiteka we, turagutabaje, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye. Uwite, urabizi neza turi kuri yasi yanduye, isi iriho imiruho, isi iriho ubugome, isi iriho urwango, isi iriho indwara z'ibyorezo. Urabizi Data, turugarijwe. Rengere abarwayi aho bari impande n'impande, urengere abanyarwanda, urengere igihugu cyacu, urengere itorero ryacu. Mana, reba uko ubigenza, ufungura itorero ryawe, twongere dusubire imbere yawe tuguhimbaze. Turagushimira Data wa twese mwiza. Rengera abanyarwanda, abarwayi ubakize, abarembye ubarengere, nyakubahwa Imana. Abashonje Mana ubarengere, uca inzira aho zitari, nyakubahwa Imana. Ngaho turengere kandi utugirire neza. Uri bwumve iki kiganiro wese, nyakubahwa, agifate
yumve yuko ibibazo byaba kuri mugenzi we nawe byabibye. Nyakubahwa Imana uduhe kumva no kumvira, ngaho turengere kandi ukomeze kutugirira neza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turabashimiye rero mu izina rya Yesu Kristo, tubibutsa gukora subscribe no kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu. Murakora subscribe nyine, bakanda ku kantu gatukura kameze nk'inzogera, ndetse nurangiza urakora sharing abantu kugira ngo bajye babona ibi biganiro byiza by'iyobokamana. Turagushimiye kuko ubana natwe kandi no mu nama zawe unaduha ibitekerezo, ndetse niba ufite n'ubuhamya nawe wasangiza abantu mu by'Imana kunyujijemo, ko ntabwo abikunyujemo ngo bibike, ahubwo abikunyujemo kugira ngo nawe ubihamye. Wazaduhamagara rero kuri nimero ziriho aho ngaho, uzazibona uhamagare. Ni Karosi, tuzi ko Imana umurimo wayo ukomeje. Mahoro, turagira ngo utange nimero kugira ngo uwashaka kugira ngo umugire inama w'umubyeyi cyangwa se urwaye, turagira ngo utange nimero. Nimero yanjye ya MTN ni 0789 75 6113, naho Tigo ni 0725 366 731. Imana ibahe umugisha. Ciao.